Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiriye Neni TV. Aka ni akanya keza ko kugaruka kuganira namwe, noneho mbazaniye inkuru idasanzwe, inkuru yambaye mu minsi ishize, ni inkuru itangaje, ni inkuru isekeje, ni inkuru iryoheye amatwi. Ndabararitse kubana nanjye. Aha mwahita mwibaza ngo ese Ingine Juventus byamugendekeye bite? Mu minsi ishize rero ngira ntya ubwo nari niyicareye mu rugo, maze kunywa agacyayi ka mu gitondo, umuntu agira atya amamagare, ndamwitaba. Maze kumwitaba ambwira ati nitwa Emmanuel. Emmanuel se Emmanuel wahe ko ntari kukumenya? Ati sha, ati waranyibagiwe koko? Ati ati Emmanuel ntabwo uri kunyibuka. Ati ariko wibagirwa nabi. Nanjye ubwo ntangira gutekereza muri ba Manuel nzi, ndatekereza nzunze umutwe, sinzi ukuntu naje kwibuka Manuel uhura n'iryo jwi numvaga. Nisha ndakwibutse. Ati se amakuru y'iminsi, ati mu rugo meze mute? Turaho turakomeye. Nanjye ni iwaje se meze mute? Ati natwe ni sawa tumeze neza. Nuko ati rero, ati ndashaka gutuma kuri mushiki wanjye. Ati urabona mushiki wanjye utuye hafi aho ngaho, ati ndashaka kumwohereza amafaranga, ati ariko ndabuze ukuntu nayamuha. Ati reka nkutume ushaka ukuntu wayamungerezaho. Akivuga cy'amafaranga bankomye agatima ku mafaranga. Ni umuntu rero utangiye kuvuga iby'amafaranga, nkoroha nze ndebe. Ugomba ndakupye ngo ndebe Manuel nzi niba ari we wanyawe turi kuvugana. Nuko nkimara gukupa ndebye nimero nsanga ntibaruye amazina ya Manuel. Mba nibutse ko ngo hari abantu bigize abatubuzi muri iyi minsi ngo basigaye guhamagara ngo tujye kunyuza amafaranga, agatima kagakomyeho. Ntiwe nawe rero ngiye kumufata. Noneho rero uko sitori yakurikiyeho yagenze, nahise muhamagara mubwira ko noneho Manuel yambwiraga namumenye neza. Noneho inkuru yakurikiyeho dore uko yagenze, ugiye kuyikurikira muri ako kawudiyo gakurikiyeho. Rero ubanza nawe umuntu witafite telefone atari uko ugenda kumva ko mubwanditse ko nta numva ijwi bitameze neza. Njyewe numvaga bitangiye kuvuga se Manuel bakaje ukabona ni ko kumbwira. Oya, nari ntangiye kukubwira numvise ndavuga na reka mbe muretse mugasanga utari kubyumva neza. Mu rugo murabo muramahoro se? Sibye ko ibintu by'amagiripe nyine biragira ngo ni icyorezo. Okay. None ubwo ngubwo ibyo nandi kukubwira urumva uri ubishobora cyane. Ubu nari ntangiye gutekereza undi muntu nahamagara. Ntabwo wari unsobanuriye nyine ngo byemeze guteze? Ubwo nari ngiye nagira ngo utume ku muntu udufaranga, nagira ngo nkohereza nkabwira umuntu utumpera, nandi kukubaza niba wabona umwanya wo kunyarusha ku majenti. Nta kibazo se njyewe nakwima serivisi wo kuri umuvandimwe. Nawe ubwo nuko nari ndikubwiye numva utekereza bimwe ndavuga nta hantu kutambwiye Chantal. Nawe ibintu ugiye nawe urabona ko wazofite buri kibazo cya mbere. Ese wowe niko igikemuro cyo cyananira cyambwira ngiraga ndabakumbuye. Ngwe nimero ye Chantal se nifite tujya tunavuga, ariko ntabwo nturetse kumuvugisha. Muvugisha ameze neza, hari ikibazo afite se? Na Pierre. Pierre cyarandiye. Ntabwo nakubwiye. Yabiteza pe? Pierre cyarandiye. Rero so pango cyangwa cyanye gisenzi. Ntabwo cyambwira ngo cyatashye bana, kandi twe twapanze ko duhurira ara ku gisimenti kikangura himwe. Ubundi umuntu w'umusinzi iyo utamufatiranye ubucisha. Nakibwira uti shani muhura zakwirenza musenze. Ubuntu iyo mudahise mubikora ako kanya bubwishe cyane. Mba nabakumbuye kabisa. Nzapanga gutaha nko mu kwa gatatu nsimbuke mpagere kabisa. Aha rero usobanuke neza, izi nkuru zose muri kumva turi kuganira njye n'uyu muntu ngo yise Manuel nubwo atari we, nta hantu namwe nzizi, nta naho abantu bazi. Ni inkuru nyine
nahimbye kugira ngo mwumvishe ko muzi. Niyo mpamvu nabwiye ngo inkuru yanjye irasekeje. Noneho ikikubwira ko nawe ari umutubuzi nuko izo nkuru zose namubwiraga yazemeraga nkaho tuziziranyeho koko, akemera akavuga ati uyu muntu namufatishije ngiye kumurangiza. Ubwo rero murakomeza mukurikirane ikiganiro twagiranye, hari aho muragera nyine mugaseka mugatembagara, ariko muze kwihangana mugikurikire mukirangize kugira ngo abatubuzi tujye tubafata. ukureba ukuntu asimbuka z'amagera ariko namwe mwatwanze ko waciye nk'imyaka 2 muta nta n'ugera nawe ntabwo uzasimbuka tugera mbwira rero ngira ubwo ni ukuvuga ngo nandi kukubwira niba urimo muri mobile money ukagira udufaranga uburanye tubikuze wari wadushyize ku mwagenti wowe ndashyira ku rurampa nimero ngo ushyiraho yawe ubwo ndakubwira umuntu uza kureba noneho uhita mu mpera uhita ukora na ya fanta twavugaga ndumva nta kibazo byaba biteje umaze wowe ko umaze kubaka akawusha nubwo umuntu aba atavugana n'umuntu cyane ariko nta kibazo umaze kubaka akawusha ukibuka kugura n'abantu agafata nawe uriya musenzi we yabaye imbwa hari abanza byaramuheze ariko barazinga reka nshyire kuri iyi ngiyi ya 67 se urashyira kuri iyi ngiyi nayo yanjye ubwo urahita umpamagara umbwira kugezeho noneho ngo usobanure neza birambuye bitewe n'umubare ukugezeho ntacyo wowe uhita umbwira ntaribi umwagenti hano ari kuko umuhanda ko atari no kure muzi ko asigaye ari umwagenti uyu Claire asigaye ari umwagenti hano mu quartier rwose aba yabatwitse rero ahita abikora numvise ngo yarabafatirana hano niwe mwagenti ugezweho bamuhaye n'akazu ke nuza ka MTN maze amafaranga arayafite nibyo nabwiraga mu kanya. Rero nk'uyu Claire ndimo mubwira ngo umwagenti ngo bazanye muri quartier ngo usigaye afite n'akazungo ka MTN, ni izina nahimbiye aho ngaho. Claire nzi ko ucuruza mobile money, ariko nahimbye izina rya Claire kugira ngo numve ko akomeza nta mvumbure ko natangiye namaze kumenya ko ari kuntuburira. nawe arangije ati Claire ndamuzi rwose aho undi tuziranye, ariko naramubeshyaga nta Claire nzi rwose ucuruza mobile money. Reka dukomeze twumve inkuru ko yarangiye. kamite nyakira ubwo wowe ntabwo ari ukugore wowe uza kuyatora warizira mu rugo nta rugendo uri bukora. Ntacyo noneho uhita umubwira zo ndebe ntari ibindi barahita guhamagara reka mbikubwira byose, reka mbanze nyakira kugira ngo bitware ku murongo. Sawa niba nzi nta ibuguramo telefone ifate mu ntoki kugira ngo uze guhita umpamagara umbwire uti mbonye umubare ntibazogesha amavandi urumva ubwo ibyo natinda kubikora ntabwo nakuhamagara numara gusanga message umbwira ayibonye. Ahubwo ni uko nkwewe mbabarire rwose nawe ko nazize uburwayi wumva nakurengana nazize kurwara. Sawa ntari ngaho kwakwanya bava. Ubwo ndagira ngo nkwibutse ko uwo muntu turi kuvugana rwose pe ntago muzi, yaramwe ngo yitwa Manuel, ntawe nzi. Ubwo nizo nkuru zose namubwiraga zaba Chantal n'abandi nizo nari ndi guhimba kugira ngo yumve ko muzi. Arangije nawe rwose aragenda aranezererwa, aravuga koko, aravuga ngo ndamuzi, ngo turaziranye, ngo araje, ngo yifatiye ngo umuturage ngo utazi ubwenge. Ubwo mbese ngazi ngagiye kuntuburira. Ubwo rero mu kawodiyo kagiye gukurikiraho murumva noneho ukuntu yantuburiye bya nyabyo, noneho uburyo ki yantumye ku muhanda, uburyo ki yantumye umwagenti, nuko byagenze nyuma nyine kagiye gukurikizaho nako mukumve. Ariko ubwo ibyo muri bwumvemo byose mumenye ko umuntu turi kuvugana tutaziranye, ntago muzi pe, nawe ntabwo anzi. Gusa mwitwararike, mwirinde abantu bahamagara mukomba ntimubazi babwire ku bintu bijyanye n'amafaranga, kuko uburyo abavuga seka ushobora kugira ngo ko turaziranye. Ndaje mbahe nagakurikiyeho n'uburyo kinaje kumuvumbura no kumubwira ko namuvumbuye, kuko kumuvumbura byo namuvumbuye kare. Ndaje nkabahe kugakurikiyeho, ubundi namwe biratuma mubasha kwirinda abantu b'abatubuzi cyangwa kumenya ko bafata umutubuzi. Kuko ikiganiro twagiranye ukiteza amatwi neza wagira ngo turaziranye, ni umuntu tuziranye, ariko nta hantu muzi pe, nta hantu muzi. N'ibyo uri bwumve ndi kumubaza ku bintu wagira ngo tuziranyeho, nta kintu na kimwe tuziranyeho, ni ibintu biri aho ngaho. Kurikira rero n'akagiye gukurikiraho mu kanya,
ndaje nkagushyirireho.